Yagendaga mu muhanda akazuba kari kuva, ubushyuhe ari bwinshi ariko atabyitayeho cyane. Imbere nta muntu wari uhari kandi ntiyitaga ku bari inyuma. Yari avuye gupima ikibanza ahantu kuko yari umwenjeniyeri. Mu buryo butunguranye n'izuba rikiva ari ryinshi, imvura ivanzemo urubura yaraguye agira ngo hari ikibaye. Yari ya mvura ikunda kugwa n'izuba riva, aho bamwe bavuga ko impyisi yakoze ubukwe. Umusore yakomeje kugenda ariko imvura irushaho kuba nyinshi cyane, izuba naryo ari uko. Arebye hirya no hino abura ahantu ho kugama. Yari mu muhanda wa kaburimbo uri kunyuramo imodoka nyinshi gusa nta mazu yegereye hafi aho. Yarahindukiye ngo arebe ko yahagarika imodoka nibura ikamuha lifti. Abigerageje kuyambira irakomeza, izindi arazihorera. Yahise abona umukobwa wazaga yiruka yitwikiriye umutaka ati yewe musore, hagarara ngende ngutwikiriye. Iyi mvura ni nyinshi n'izuba ni ryinshi. Umusore yariruhukije afata umutaka w'umukobwa wari ugenda awutwaye kuko yamusumbaga. Bagiye batavuga, hashize nk'iminota 10 imvura irahita. Bari bageze ahantu hari amazu. Umukobwa ati njye sindenga hano, narinje kugura akantu hano mu isantere. Umusore ati wakoze kuntwikira, imvura yari kunyica, ubu imyenda yanjye ibijojoba. Yamusezeyeho, ageze imbere arahagarara, subiza amaso inyuma, ahamagara wa mukobwa ati yewe hagarara gato nkubaza. Yamugeze imbere ati nari ngiye utambwiye izina ryawe, wenda tuzongera guhura. Umukobwa ati wa mugani wari ugiye nawe utambwiye uko witwa. Njye nitwa Sienna, wowe witwa nde? Umusore ati nitwa Frank. Yarongeye amusezeraho ati kandi wakoze cyane Sienna. Frank yari yamwiteho cyane ngo abikabirize kuko mu mutwe we harimo iby'igishushanyo mbonera yari agiye gushushanya. Yari umusore uhorana ibiraka, inzu nziza zose zigiye kubakwa mu mujyi ari buze amapura, nta kintu adasobanukiwe mu bijyanye no kubaka. Gusa yageze imbere arivugisha ati iyo Sienna atantwikira sinzi uko byari kugenda. Abashoferi bararakaye, nta n'umwe waguha lifti, ariko si kera nanjye ngomba kukagura. Wenda nzagura akamoto ariko kugenda n'amaguru bihagarare. Yageze mu rugo yikomereza gahunda ze, Sienna nawe bibuko. Nyuma y'icyumweru Frank yagiye kuri banki yihuta, yazindutse kare cyane azi ko arahagera ari uwa mbere. Yageze yasanga umurongo ari muremure, imbere ye hari abantu nk'icumi. Gusa ukuntu yaje yiruka bose barabibonye ko ababajwe no kuba yakerewe, asa n'umuntu ufite gahunda ikomeye. Ku mwanya wa kabiri uvuye imbere hari hahagaze Sienna. Yatekereje izina yamubwiye ati ni Faruko, ni Fred, yambwiye ko yitwa nde. Ndibuka ko mu izina rye harimo Zafa. Yakomeje kumwitegereza bahuje amaso aramurabura ngo yigire imbere. Abari ku murongo batangira kujujura bavuga bati aramenye ntabagiye kudutanga. Frank yamugeze imbere ati oh Sienna, ni wowe wazindutse bigeze aha? Sienna atahubwo reka ngo umwanya, ndabona wagira ngo ufite gahunda nyinshi. Frank ati wabugize neza, nukuri wabumfashije. Sienna yemeye ko mwigurana, ajya guhagarara inyuma y'umurongo. Frank ahita agerwaho, abikuza amafaranga menshi, apakira mu gakapa, agiye gukomeza yibuka ko agomba gushimira umuhaye umwanya. Yamugeze ati Sienna atariko nawe uribuka, njye nukuri nari nakomeje gukurura izina ryawe ariko byanze, mbabarira unyibutse, witwa nde? Ni Faruko, ni Frere, ni Fred, ninde? Umusore ati wari ugiye kubikora, ni Frank. Sienna ati kandi koko none se kuri kwihuta cyane, nawe ati mpa nimero yawe ndaza kugusobanurira. Yamuhaye nimero. Frank ahita asaba umumotari kumujyana aho yari agiye. Inzu yari igeze mu isakaro, abafundi banze kubaka atarabishyura we wakoreye mbere, kandi yagombaga kuyabaha akajya kuvugana n'umukiriya washakaga kubakisha hoteli. Yiriwe muri gahunda ze, bigeze nimugoroba yibuka ko yaciye nimero ya Sienna. Yari ihamagaye ntiyacamo, akomeza kugerageza biranga burundu. Yanze kubitindaho, atangira gushushanya uko hoteli izaba imeze. Muri iyo minsi yakomeje akazi ke nk'ibisanzwe. Hashize igihe gitajya kurebaho ibikorwa byo kubaka hoteli byari bigeze. Yari afite abandi bafundi yahaga amabwiriza ku buryo bakoraga ibintu byose nk'uko ashaka nubwo yaba adahari. Mu kuhagera yasanze wa mukobwa Sienna ari umwe mu bayede baterura amatafari n'amasima. Yumva umutima umuriye, agahinda karamwica ati yo ukumva uriya mukobwa mwiza kuri akora ibiyede. Yagiye kumusuza ati Sienna bite byawe? Sienna noneho yamwise boss ati boss bimeze neza. Frank ati uwo mufundi naba yihanganyeho gato uze tuganire. Sienna ati ko wambwiye ngo urampamagara ntubikore. Abandi bayede bari bamurangariye bati burya se uriya mukobwa waje nyuma aziranye na boss, abakobwa ntiwabishinga n'ubundi. Frank ati nari yahamagaye yanga gucamo. Sienna ati hora ku murongo w'imbeshya. Yamweretse muri telefoni ye, asanga nimero yari yanditse nabi kubera kwihuta cyane. Yamusabye imbabazi, ayemeza muri telefoni ye neza. Noneho aramubwira ati nifuzaga ko tuganira nkagira ibyo nkumenyeho birenze izina gusa, ariko noneho niba nimero yawe iri buze gucamo reka ngende nawe usubire mu kazi. Sienna ati banza mbipurebe. Yaramubipyicamo. Umusore agiye mu bafunda ababwira uko bagomba gukora, hanyuma asubirayo. Yatashye ababajwe no kuba Sienna wagaragaraga nk'umukobwa uturuka mu muryango wifashije akora ikiyede. Si worose amasaha y'akazi arangiye, yaramuhamagaye. Sienna amwitaba yicishije bugufi. Umusore amubaza amakuru, bakomeza kuganira ku bintu bisanzwe biraho. Sienna amubwiye aho atuye, Frank nawe arahamubwira, barara bavuganye ibyo gusa. Uko Frank yajyaga kuri hoteli bubakaga ngo arebaho ibikorwa bigeze, ni nako yakomezaga kuvugana na Sienna. Gusa nyuma y'icyumweru yasubiye yaramubura. Umufundi bakoranaga yamubwiye ko yasezeye akazi nyuma yo guhembwa y'iminsi ya mbere. Frank yumvise ababaye kuko mu byatumaga aza kuri hoteli kenshi muri iyo minsi ari uko yahuriraga na Sienna bakiganirira.
yaratangiye kumva yajya amubona buri uko agiyeyo. Yahise amuhamagara mubaza impamvu. Sienna ati mama yanze ko nkomeza gukora ako kazi, ndi mu rugo, ayo nahembwa arahagije, n'ubundi nta nzu nari ngiye kubaka, aya mavuta nari nyabonye, gusa ndi gushaka kandi kazi katari ak'ikiyede. Frank ati ko nifuza kukubona se. Barahuye bahurira mu yindi hoteli nziza, barasangira hanyuma barataha. Guhera uwo munsi bavuganaga umunsi ku wundi, ariko barushaho kumenyana birambuye. Mu gihe kitari kinini umusore yatangiye kumwiyumvamo cyane. Bahuye aratangira ati Sienna, kuva twahura bwa mbere ukantwikira, bwa kabiri ukama umwanya kuri banki nkabanza, natangiye kwiyumvamo ko ufite umutima mwiza. Nyuma yaho nkubonye mu kiyede n'ukuntu natekerezaga ko umukobwa nkawe atakora akazi nka kariya, nangira kugutekerezaho ibirenze bikenewe. Nabonye kutirata nk'abandi bose kandi ko ufite indangagaciro. Kukuvugisha ntibingora, nisanga nabaye undi wundi mfite inkuru nyinshi zo kukubwira, kandi ubusanzwe abantu bazi ko navuga. Nabitekerejeho nitonze, nibaza impamvu umutima wanjye utera cyane muri iyi minsi, nsanga ari wowe. Sienna ati none sinakwigize nte? Frank ati impamvu ari wowe nuko mpora mu bitekerezo, nabuze igisobanuro nabiha uretse icy'urukundo. Ni ukuri nsigaye ngukunda cyane Sienna. Sienna ati ubwo se urakomeje? Umusore ati yego ndakomeje. Sienna yahise ahaguruka arakaye amusiga aragenda. Frank yaringinze, umukobwa yanga kumwumva. Umusore yumvise asebye ati impamvu natereta niyi. Sienna numvaga amaze kumufatisha, kumubwira ko mukunda nabyo ntibingoye, ariko ahise agenda. Ko bambwiye ngo abakobwa bakunda umuntu ufite amafaranga, nkaba ntakennye, bakambwira ngo bakunda abasore barebare babasumba ukuntu, nkaba musumba, nk'uyanyangiye iki koko? Sindi umwana mubi ku buryo nabona aramwitwayeho nabi? Ubanza kubona umuntu ugukunda ari ikibazo gikomeye. Nawe yabonye nta mpamvu yo kuhaguma, arahaguruka atega akamoto atababaye. Akigera mu rugo yahamagaye inshuti ze arazitakira, nazo zimutega amatwi, zimwe zimubwira ko adakwiriye gucika intege ashaka undi mukunzi, ko hari ubwo azagwa ku mukobwa akamwemera, abandi bamubwiye ko akwiriye kwituriza, uwo bazahuza akazaza nawe atabigizemo uruhare. Icyakora ntiyari yakamwimariyemo cyane birenze, kumwikuramo yumvaga bitaratwara igihe kinini. Mu gitondo cya kare yazindukiye mu kazi atameze neza, kubera gutekereza ko byanga bikunda hari indi mpamvu ituma abakobwa bose agerageje kurambagiza bamwanga mu minsi mike, abandi agasanga bafite abakunzi, akibaza atari ku bundi nzira iki. Ku mugoroba atashye yabonye ubutumwa bwa Sienna yamwandikiye ati Frank, ibyo wambwiye by'uko nkunda warukomeje. Frank yasomye iyo message nka karindwi yibaza impamvu uwo mukobwa bimubajije, naho amusubirisha ikibazo ati umuntu ukomeje n'udakomeje batandukanira he? Sienna ati ndabizi ko utankunda, washakaga gukinisha amarangamutima yanjye. Frank ati nta kibazo, kugusaba ko duhura maze iminsi mbitegura, urumva ko ari imikino. Sienna yaramubwiye ati Frank, ntabwo byumvikana na gato, wowe se wakunda umuyede? Ntabwo bishoboka. Frank ati birashoboka uko kugukunda ari icyaha, cyangwa se nkaba ntabyemerewe, ariko si ngombwa ko mu gihe ukatiye umuntu ukomeza kumuvangavanga. Ibi tubireke dukomeze ubuzima bwacu, buri muntu ku ruhande rwe. Humura kuba utankunda sinabikurenganyiriza, icyo nkurenganyiriza no gukomeza gutuma ngutekerezaho kandi ndi mu nzira yo kukwikuramo. Sienna ati ko warakaye se? Erega Frank, abasore barambabaje, kugira uwo nizera biragoye. Nanjye ndagukunda kandi ngukunda cyane, ariko iyo umuntu ambwiye ko ankunda ngira ubwoba bw'uko nimwemerera tugakundana, ibyishimo namukuyeho bizahinduka agahinda, kandi ko kakaba kikubye kabiri. Umuntu akimbwira ko ankunda mubonamo umwanzi ukomeye w'ahazaza, uwo tuzagira igihe twongera gusuhuzanya, byanaba ubwo nyine akaba yitwa X, hari imipaka atagomba kurenga. Frank yikije umutima ati Sienna, nanjye niwe mukobwa wa nyuma mbwiye ko nkunda. Nawe ati kubera iki se? Aramusubiza ati wenda wowe ubabazwa n'abasore muba mwaramaze igihe mu rukundo, igihe cyagira bakagutenguha, ariko njye nta mukobwa ujya umpa amahirwe yo gukundana nawe nibura mu gihe cy'icyumweru. Abenshi babona ntagiye kubitaho cyane, mbahamagara kenshi mbasaba ko duhura, bagaca imishyikirano twari dufitanye gahoro gahoro, bikagira ubwo nkuramo akanjye karenge. Iyo batambwiye ko urukundo rwanjye nabo rudashoboka, batangira kunyereka ibimenyetso, nahamagara ntibitabe, mbese nkagera aho nanjye nkumva ko ngomba kubaha amahoro, mba mbibona ko batanshaka. Sienna amugiriye impuhwe ati humura Frank, umukobwa ugukunda arahari. Frank ati wapi, nta mukobwa unkunda, ariko singikeneye ko anaboneka, kuko nawe wasanga tutamarana kabiri, wenda wasanga ari umuvumo nifitiye wo kudakundwa. Sienna yaraturitse ararira ati wivuga utyo Frank, ninjye ufite umuvumo wo kudakundwa? Bakomeje kuganira bumva ko bose bahungabanyijwe n'urukundo. Sienna ageze asaba imbabazi Frank zo kuba yarahise agenda, amubwira ko kubyakira no kubyiyumvisha ko umusore nkawe yamukunda aribyo byatumye buri icyo amusubiza agataha. Bemeranyije ko bagiye kuba abakunzi, buri wese nimero ya mugenzi we ashyiraho izina ry'urukundo azajya amwita. Guhera ubwo Frank yinjiye mu rukundo, noneho akajya amuhamagara kenshi, amusohokana kenshi, rwa rukundo rwose yari yarapfukiranye rumwereka uko ruri. Sienna nawe yari azi kumukunda, amutetesha bikomeye. Umusore yibwira mu mutima we atabanyanze mbere barakoze, kuko iyo hagira umukobwa unyemerera ko dukundana, yari kuba atumye Sienna ataba uwanjye.
Kubera kumukunda cyane no kwifuza kubana nawe vuba, yubatse inzu ye yihuse arayitunganya neza, hahandi wabonaga ko nta gisigaye. Yaguze ibikoresho byose byo mu nzu, bimwe akajyana na Sienna kubigura mu isoko, basa n'abitegura kubana. Frank yabwiye Sienna ati ndifuza kubana nawe mu gihe kitarambiranye. None rero mukundwa, nyemerera njye kukwereka ababyeyi banjye, nibigukundira nawe uzajye kunyereka abawe. Yarishimye. Frank ateguza iwabo ko azajya kubereka umukunzi we, bakibyumva babisamira hejuru. Umuhungu wabo noneho yaragiye kubereka umukazana nk'uko bahoraga babisengera. Babonaga ko yaratinze gushaka, noneho bakabazwa n'uko yababwiraga ko nta n'umukobwa yapfa kwizera. Ku munsi wo kumwerekana baramwishimiye cyane bitavugwa, basigarana nimero ze za telefoni ngo bajye banamuhamagara. Mama wa Frank yaravugaga ati nubwo wazana umukobwa utumva utavuga ariko akaba agukunda, njye sinitaye kuko azaba ameze, icyo nkwifuriza nuko ushaka umugore tukiriho tugapfa tubonye umwuzukuru. Urukundo rwari rwinshi hagati yabo, kandi niko Frank yarakomeje kurundanya amafaranga ngo arebe ko babana bidatinze. Rimwe yaramuhamagaye, Sienna amwitaba afite agahinda ari hafi kurira. Frank ati wabaye iki sheri, byagenze bite? Sienna turankunda Frank. Frank ati yego ndagukunda, kuki buri gihe ubimbaza ubabaye? Ntabwo wizeye ko ngukunda? Uretse nanjye n'iwacu baragukunze. Wabaye iki Sienna? Nawe ati nifuza ko tuganira ku kibazo gikomeye Frank, duhure none nkikubwire. Frank yamutegeye moto, bahuriraho bari bapanze. Sienna hageze abanza kurira umwanya munini. Frank amuhumuriza, umukobwa ageze aratangira ati Frank narakubeshye. Frank atumbeshye ibiki? Ntabwo nkunda. Sienna ati sinakabaye naremeye ko urukundo rwacu rugera hano. Frank turi kuvuga ibiki Sienna? Ahubwo se bigeze he kandi bwo bigitangira? Nawe ati naguhisha ibanga rikomeye, kandi ndabizi neza ko riratuma uhagarika urukundo rwanjye nawe. Nakubeshye ko kwakira ko wankunda kandi tutari ku rwego rumwe aribyo byatumye mpaguruka nkagenda igihe umbwira ko nkunda bwa mbere, ariko si byo gusa, wenda nabyo biri mu mpamvu, ariko impamvu nyamukuru niyo utazi. Frank ati mbwira numve niba yumvikana, ariko ngusezeranyije ko impamvu y'uko utankunda ariyo yonyine iradutandukanye. Waba urwaye indwara idakira, waba warahuye n'ibindi bibazo, iwanyu batanshaka cyangwa inshuti zawe, ibyo ntacyo bimbwiye. Icya mbere ni uko uraba ukinkunda. Sienna yarakomeje ati mfite imyaka 19 ndakundanaga n'umusore, twese twari turangije segonderi, hafi imyaka 6 y'amashuri yisumbuye twayimaze dukundana. Gusa we yari umuhanga cyane ku buryo yahoranaga amanota ya mbere mu ishuri. Ibyo byatumye turangiza kwiga, abona amahirwe yo kwiga hanze, mu gihe njye nayo kwiga ntanayabuze. Mbere y'uko agenda nawe urabyumva byaragahinda gakomeye, kumusezera byarangoye. Nubwo twari tukiri bato, iryo joro ntitwatandukanye. Yuri indege aragenda, kandi nta telefone nari nsigaranye yo kuba nakoresha ngo tujye tuvugana aho yari kuba ari. Gatuje nta WhatsApp ibamo ngo wenda twari kujya tuganira. Icyiza nuko yari yarajyanye nimero y'umusore duturanye wagiraga smartphone. Akigero yaramwandikiraga akamuntumaho, uwo musore akazana telefone tukavugana kuri WhatsApp. Hashize igihe wa musore telefone yarayigurishije, sinongera kubona uko mvugisha umukunzi wanjye witwaga Aimable. Natangiye kujya mu biraka byose nabonaga rero ngo ndebe ko nabone kugura agatelefone tukajya tuganira. Muri iyo minsi nibwo namenye ko natwaye inda rya joro. Kubw'amahirwe amafaranga naragwije ngura agatelefone gato ka smartphone, ari nako ndwana no guhisha inda yanjye yari imaze kugera mu kwezi. Kubera ko nari nabonye agatelefone kanjye, nandikiye Aimable biramushimisha tukajya tuganira buri munsi. Nashakaga kumubwira ko yanteye inda, nkumva uko byagenda kose biratuma amasomo yamubera mabi, akiga naba ntekerezaho cyane. Ariko nagombaga kubimubwira kuko nanjye nibaza ko nzakomeza guhisha inda bikanyobera. Ku munsi nari nateguye kubimubwiriraho, naramwandikiye ndamubura. Kuva icyo gihe nta butumwa nandikaga ngo bumugereho, ubanza hari yaramborotse. Nagize agahinda, numva isi yose intereranye, birangira niregeye ababyeyi mbabwira ibintu byose uko byagenze ntacyo mbahisha. Baneze amatwi barakaye, ariko kuko nari mbibibwiriye ndi no kubagisha inama, nta kundi bari kubigenza. Narababajije nari ukuyireka ikavuka no kuyikuramo nkora iki. Nabo bati wikuramo, nubwo umusore atabizi, amenye ko yikuyemo hari igihe wenda byamubabaza. Uretse n'ibyo nta mpamvu yo kongera icyaha ku kindi. Bemeye ubwo mbateje, mama mbahavuka ashoboye. Umwana yarinze avuka nkigerageza kwandikira Aimable, ubutumwa butamugeraho. Yamaze umwaka wa mbere ari uko bimeze. Natangiye kwishyiramo ko umwaka wa 3 uzashira akagaruka, kuko yaragiye kwiga imyaka 3 gusa. Nayo yararangiye, dutegereza akaza turaheba. Imyaka 4 yarashize, uwa 5 urashira. Nahise niyakira none umwikuramo burundu, ntangira ubuzima bushya mvuga nireka ndirerera umwana, kuko yendaga no kujya mu ishuri. Nimbona umusore nkunda akanyemera bizi ko mfite umwana, tuzakomezanye. Aimable yari amaze imyaka 5 agiye, umwana wanjye amaze imyaka inavutse, haburaga amezi. Frank yarakomeje gutega amatwi acecetse, kuko inkuru ya Sienna yari ikomeje kumutangaza. Sienna ati noneho natangiye kubona abakunzi batandukanye, nari narasubiranye narabaye umukobwa nk'abandi. Umwana wanjye yitabwagaho no mu rugo, njye ndwana no kwitaho ubwanjye.
Icyambabazaga ni uko umusore wese wabaga nkunze nkamubwira ko nubwo nkunze mfite umwana yahitaga yigendera, kandi abo bose bahitaga banyanga, bamwe muri bo naramaze kubakunda. Hari n'abemeraga ko bazankundana nawe hashira iminsi bakagenda. Nageze aho nabyo mbivamo niyemeza kutazasubira mu rukundo. Gihura nawe rero numvaga ari ibisanzwe, kuko bwa mbere sinagize amatsiko ko menya uwo uriwe. Urabyibuka mu mutaka sinanakuvugishije byinshi, gusa uko twagendaga duhura kenshi niko nagendaga ngukunda. Nisanze ngukunda kurusha uko wowe nankunda. Wambwiye ko nkunda mbemaranye iminsi narabuze aho mpera, ariko se urumva ntafite ishingiro ryo kukubwira ko nawe ugiye guhita ugenda nyuma yo kumva ko mfite umwana? Nagukunze cyane bituma ntekereza kuguhisha ukuri ngo wenda uzamenye iby'umwana tubana, ariko kukubeshya nabyo si byiza. Ndabikubwiye, umwanzuro wose ufata ndawiteguye. Frank yamufashe ibiganza ati none se Sienna urankunda koko? Sienna ati ndagukunda cyane. Frank atashize imyaka ingahe utandukanye na Aimable? Aramusubiza ati rinda kuba 9. Uyu ni uwa 8 kuko ngifite imyaka 27. Umwana wanjye agize 7. Frank ati gute se? Ubwo se umwana ko muhaye imiki? Sienna ati kitumva ni ikiheze. Nyine amaze imyaka 8 agiye, amezi 9 yo gutwita n'uyakuramo arasigara 7. Frank ati uzi ko ari byo? None se ntukimukunda? Sienna ati wasanga yaranapfuye, urukundo namukundaga rwarashize. Nakomeza gukunda umuntu nazongera kubona se? Nakumubona buri munsi kuko asa n'umwana w'umuhungu mfite hariya. Yarongeye yitsa umutima ati binari kuzabikubwira umaze kongera umugore, wanasaba gatanya nkayakira na yombi. Wenda abantu bari kujya bavuga bati yigeze kubana n'umugabo aho kuvuga ko nagumiwe. Wenda abantu bari kuzajya bavuga ko nigeze kubana n'umugabo aho kuvuga ko nagumiwe. Frank yamahanaguye amarira yaratangiye kumanuka ku matama ati humura Sienna, nizere ko unyizera nk'uko nkwizera. Sienna ati ndakwizera cyane Frank, niyo mpamvu mbikubwiye. Umusore ati nk'uko nabikubwiye, impamvu imwe rukumbi yatuma ntandukana nawe ni uko waba utankunda gusa, naho uko byagenda kose upfa kuba unkunda. Sienna arishimye aramuhobera, turakoze cyane Frank. Umusore yahise amusaba ko babana, umukobwa abyemera atazuyaje, amusaba ko banajyana iwabo nawe akamwerekana. Sienna yamujyanye iwabo, bumvise ko n'umwana ntacyo amutwaye barabyishimira cyane. N'ubundi umwana yaramaze gukura, yaratangiye ishuri, ntiyari kuzigera abera Frank umutwaro na gake. Ababyeyi ba Sienna babiganiriyeho nawe bati imitungo yanyu umwuzukuru wanjye ntayazaba akeneye, nzamwihera nk'uko naho umuhungu wanjye. Mwe muzamurinde kwigunga gusa mumubera ababyeyi koko. Nakenera kubasura azabasure, nashaka kuhamara iminsi mubyemere kandi mumufate neza. Naho azigumira hano ntazababuza kwishimira mu rugo rwanyu. Frank ati mwikwigora, umwana ntacyo ntwaye, ahubwo keretse ari utanyishimiye, kandi kuko ari njye mugabo ngomba gukora uko nshoboye kose nawe akankunda. Bahise bahera ko bapanga umunsi wo gufata irembo, kuko Frank yifuzaga kwishakira umugore vuba na bwangu. Nyuma yo gufata irembo, amakuru akwirakwiye ahantu hose ko Aimable yagarutse mu gihugu, gusa yakwirakwiye mu bantu biganye nyine. Ayo makuru bayakojeje Sienna kubyemera biramugora. Yahereye iruhande ahamagara umuntu wese biganye mubaza niba afite amakuru, bose bati nanjye nabyumvanye kanaka. Mu gihe yaragikomeje kubaririza, Aimable yaramuhamagaye. Umukobwa yumvise ijwi ahita arimenya, umutima utera cyane, amwitaba ahumagira ati Aimable ni wowe? Aimable ati Sienna ni wowe witabye telefone? Urihe mbere ya byose? Sinshaka kuganira nawe kuri telefone, mbwira aho urimo gusanga umutima utaraturika. Niba unafite umugabo wihangane nze gusuhuze gusa, kuko naje mu gihugu ari wowe unzanye. Sienna yagize ngo ari mu nzozi abwira Aimable aho bahurira. Aimable aza yitwaye mu modoka nziza cyane ifite ibara ry'umukara n'ibirahure byijimye. Yari yarakeye cyane, yarabyibushye mukunda ariko bisa neza, atandukanye na kera kigenda. Sienna yaramubonye amera nk'igiti, ahagarara hamwe. Aimable aramusatira, barahoberana bazunguzanya hafi kugwa hasi. Sienna ikiniga kiramufata atangira kurira. Yararize araboroga, abagenzi batangira guhagarara. Aimable agira isoni amujyana mu modoka, amwerekeza mu gace yarabizi ko katanyurwamo n'abantu benshi kugira ngo baganire nta kirogoye. Bagiye batavuga, Sienna ari kurira, bahageze akomeza kurira. Aimable wavugaga avangamo n'izindi ndimi gake gake ati Sienna what's wrong? Ko mbona biguteye ikibazo, why umbonye ukarira? Sienna ati ndeka ndire Aimable, ndeka rwose. Umukobwa yarize iminota myinshi, asoje abaza Aimable ati ni wowe cyangwa ni umuzimu wawe? Aimable ati ni njyewe. Yarongera amuhobera atiririra ku rutugu rwanjye, wongere wumve ko ari njye. Sienna ati mise nibuka ukuntu kugenda kwawe byanteye agahinda, kuko buri myaka 8 ntibyandijije cyane, ariko kongera kukubona bitumye ndera. Sinzi niba nishimye cyangwa mbabaye, sinabona igisobanuro cy'aya marira. Binjiye mu modoka bakajya barebana, Sienna kongera akarira. Aimable nawe akumva ikiniga kimufasha ariko akihagararaho, ageze ati Sienna ninjye wakabaye urira mu mwanya wawe kubera ko niteye agahinda nawe nkakagutera, ariko ndishimye kubwo kuba nkubonye umeze neza. Sienna nawe yaratuje ati ntubize Aimable, ntabwo umeze neza,
kandi kukubona binyongereye umubabaro. Ndumva ntafite icyo kukubwira uretse kukubaza impamvu yatumye ugenda ntugaruke ntihongere no kumvugisha. Aimable ati nzagenda gusobanurira akantu ku kandi ntubinyemerera, kuko wenda umugabo wawe ashobora kuzambuza kongera kubona amahirwe yo kuba ndi kumwe nawe nka gutya. Sienna yaramubwiye ati ibintu byo kuvuga umugabo buri kanya ndabihaze, nsubiza ibyo nkubajije wivuga umugabo nawe washyingiye. Aimable ati yeah, that's fine. Muri iriya minsi twavuganaga ukoresheje telefoni y'abandi, nyuma ivaho nawe ufunguye WhatsApp ukoresha indi nimero wari waguze, izindi simukadi uzerekera mu gatelefoni gato. Siko byagenze? Byose ndabyibuka neza. Nimero zawe rero zose nari nziza mu mutwe, gusa iriya yo sinari nyizi na gato. Numvaga nzageraho nkayifata mu mutwe ariko sinabishyizemo imbaraga nyinshi. Umunsi umwe twagiye muri siporo njye n'abanyeshuri twari tugiye kujya twigana, tugiye gutansanga nataye telefoni yanjye. Naguze indi ariko sinari guswapisha ngo bikunde ndi mu kindi gihugu. Byarangiye nguze simukadi yo mu gihugu nari ndimo kandi n'ubundi byari kurangira nyiguze. Iyo ngira nimero yawe nari kukwandikira, gusa nayo narayibuze bihurirana nuko nanjye nari narahinduye nimero. Mbabarire kubwo kuba narabaye ikigwari sinshobore kuza kukureba mu gihe gito kuko baduhaga ibiruhuko n'amahirwe yo kuba twasubira iwacu. Gusa njye nabaga nabonye ahandi hantu ho kujya kwiga ibitandukanye n'ibyo mu ishuri ngamije kuzarangiza nkahabona akazi aho kugaruka inaha, noneho wowe nkaza kugutwara tukajya kwibanirayo. Sienna ati nuko imyaka 3 ishize nabwo ntiwaza. Nari nkigutegereje ntegereje kuza, none kuki utaje? Aimable ati ngisoza nahise mbona akazi sinya amasezerano no kugakora imyaka 5 ndi umukozi ukora buri munsi. Nikuyemo ibintu byose nibagize ibintu byose niyemeza kugakora nta kindi ntekereza kuko imyaka 5 iyo uyikoze neza bakugira umukozi uhoraho kandi nta kazi keza katagoye. Sienna ati none se nturashaka umugore? Aimable yagize agahinda ati ntabwo byari kunkundira kandi narasize umukobwa dukundana iwacu. Nta mukobwa nigeze nkunda muri iyi myaka yose, buri segonda nabaga ngutekerezaho. Nifuzaga kuza ariko nkabura uburyo. Hari ubwo najyaga kuza ngahita nishyiramo ko nawe wanyanze ko wakomeje ubuzima. Mvugana abakobwa muhinduka vuba, niba warabonye undi musore uba waranyibagiwe. Nyuma yo kwiga ho nishyizemo ko washatse kandi wabyaye kugira ngo nihe amahoro. Sienna ati ibyo uvuze byose si byo, reka nkubwire ibyanjye usobanukirwa. Yamubwiye ibintu byose by'ukuntu yatwaye inda akabyara umwana w'umuhungu. Aimable arishima cyane ati mfite umwana burya, oya simbyumva nshaka kumureba. Sienna atari kutabeshye uracyankunda? Aimable ati mu kazi banyemereye ko umukozi wa nyawe uhoraho, gusa bambwiye ko kugira ngo banzamure mu ntera bisaba ko mba mfite umuryango. Sienna naje nta nk'uwiyahuye mvugane ninsanga warashatse umugabo ndiyakira nsubireyo njye gushaka ko nabona undi muntu nkunda, ariko ninsanga utarashaka ndakoresha ibishoboka byose basi unyemerere dusubiraneyo kubera ko nkigukunda. Nifuza ko ibyo twapangaga mu ijoro nagiyemo birimo ko nzagutuza mu mahanga byose byaba impamo. Sienna yarishimye ariko aranababara. Yamubwiye inkuru y'umusore yaratangiye kwiyumvamo ko bamaze no gufata irembo. Aimable ati niba warigeze kunkunda ukaba wizeye ko ngukunda nka kera, nyemerera gukuremo uwo musore. Umwana wacu azarirwe n'ababyeyi be bombi. Nifuza kubashimisha wowe nawe, urukundo rwose ntabahaye nkarubaha nkarukuba inshuro ibihumbi. Umukobwa yarabyemeye, Aimable arishima batangira kwibikiranya iminsi yabo yahise bakiri kumwe. Aimable atarajya hanze, umunsi ubiriraho baranatahana barara muri hoteli. Ntibigeze bongera gutandukana, ahubwo batekereje ko barashaka ibyangombwa bimwemerera gusohokana n'umwana we mu gihugu. Muri iyo minsi Frank yaramuhamagaraga, Sienna ntiyitabe telefone. Yahamagaye iwabo ngo abaze icyo yabaye, bamubwira ko yagiye gusura inshuti ye, kandi koko niko Sienna yari yarababeshye. We na Aimable bararaga muri hoteli ku manywa bakirirwa batembera ahantu hatandukanye. Yaguriye Sienna imyenda myiza, nyuma y'icyumweru amusaba ko bajyana iwabo. Noneho yari yaraborotse Frank adagishaka kubona ubutumwa bwe kuko yaratangiye kumubaza aherereye n'impamvu atitaba telefone akumva bimuteye umujinya. Ntibyatinze Sienna yajyanye na Aimable iwabo bari muri ya modoka nziza cyane. Umwana wa Sienna yarayibonyeza yiruka kuko ari paritse haraguru iwabo. Yabonye mama we umaze icyumweru atamubona yizanyemo n'uwo musore. Yasakuje yishimye cyane ati mama. Yagiye yiruka aramuhobera. Sienna ati sheri uyu niwe mwana wacu. Aimable yahise apfukama agareshye nawe amuhobera yishimye cyane ati wamwise nde sheri? Umwana wacu wamwise nde? Sienna ati namwise Gihozo. Aimable ati Gihozo kandi ari umuhungu? Harya n'abahungu bitwa ayo mazina? Sienna ati byose nabyitayeho, gusa hari abahungu bitwa batyo tuziranye. Uyu mwana yamberaga Igihozo cy'amarira wari waranteye. Iryo si ryo zina rye namwise Mira, gusa iwacu bamwita Gihozo. Uwo mwana yari azi ubwenge, ibiganiro byabatangira kubibabazaho ibibazo ati mama uyu niwe papa wambwiraga uba mu mahanga. Aimable yazenze amarira mu maso ati burya wamubwiye buri kimwe? Sienna ati yambazaga papa we kenshi kuko papa wanjye yamweruriye ko atari se kamubereye sekuru. Rero namubwiye ko papa azaza kumusura none araje.
Bagiye kwa Sienna babonye Aimable baramwishimira, gusa bose bibaza uko bigiye kugenda kandi Frank yarafashe irembo. Sienna ati mwitindaho, umugabo n'uwo twabyaranye. Frank yihangane, sinjye wa mbere uzaba umubabaje cyane ko twamenyanye nyuma ya Aimable. Aimable yabasabye imbabazi kubwo kuba yaratinze kugaruka, bagerageza kumwumva. Yabahaye amafaranga menshi yo kuvugurura inzu yabo, ibya Frank bahita babyibagirwa uwo mwanya. Yabwiye ababyeyi ba Sienna ko agiye kumutwarana n'umwana we bakajya kubana mu mahanga, rimwe na rimwe bakajya banyuzamo bakaza kubasura, barabyishimira. Noneho bati umwana wacu agiye kuba umuzungu. Frank inkuru yamugezeho yuko umukobwa yamaze gufatira irembo, uwo babyaranye yagarutse kandi ko agiye kumujyana mu mahanga bakajya kubana. Gusa bari gusohoka mu gihugu babanje gusezerana mu mategeko kugira ngo bazagende nk'umuryango. Nibyo byari koroshye gusohoka mu gihugu kwabo bakabona ibyangombwa vuba, cyane ko Aimable we yari asanzwe atuyeyo. Yatekereje kuzitambika akajya kubicira ubukwe, gusa nanone asanga yaba yisuzuguje kandi ntibigire icyo bitanga. Agahinda kamubanye kenshi yuko ukuntu Sienna yamugoye kugira ngo bigere naho byari bigeze. Ati gukunda sibyo naremewe, umuvumo wo kudakundwa uzangendaho ubuziraherezo. Inshuti ze zamubaga hafi, ariko yashwanaga nazo kenshi zamubwiraga ko hari igihe kizagera akabona undi mukunzi umukunda by'ukuri. Yarazibazaga ati nabyizera nte? Gukundwa n'uwo mwakunze byarabahiriye, kandi amahirwe y'inyamanza siyo y'inyoni zose. Nimuzongere kumbwira na gato ibintu by'abakobwa. Tuzahurira mu kazi n'ahandi, ariko ntituzongera guhurira mu rukundo. Iwabo nabo bariyakiriye, ntibongera kumubaza iby'umukazana cyangwa umwuzukuru, nyuma yo kubona ko yafatiye irembo agiye kwibanira n'undi musore. Aimable na Sienna bo basezeranye mu mategeko mu minsi mike. Ababyeyi ba Sienna bati nagende, umusore n'uyu. Urabona ukuntu atwubahishije, umwana wacu n'umunyamugisha, ashakanye n'abazungu. Aimable bamwitaga umuzungu kuko ari umukire kandi akaba mu bihugu byabo. Mama wa Sienna yongeraga ati abantu bose batwihaye yabyariye mu rugo, noneho tubafunze iminwa tutavuze. Ababyeyi ba Sienna ntibari kubura kwishima kuko inzu yabo ibikorwa byo kwivugurura byari bigeze kure. Muri iyo minsi bari barakodesheje ahandi hantu heza ariho baba, kandi n'impango yo gusaba no gukwa yabereye. Muri iyo minsi bari bagitegereje ko irangira kuvugururwa. Aimable yabakodeshereje ahandi hantu heza ho kuba, ari naho impango yo gusaba no gukwa yabereye. Ibyangombwa byabo ni ukuvuga Sienna n'umwana we byaje kuboneka. Bitegura urugendo rwo kuva mu gihugu bakajya kwibanira mu mahanga na Aimable nk'umuryango. Basiga iwabo wa Sienna harabaye mu Marangi, ari bamwe mu basirimu batuye muri iyo karitsiye. Abantu benshi bumvaga nta mpuhwe bafitiye Frank, bati nanjye ndi Sienna sinakwitesha uriya musore, noneho banabyaranye ngo ni ukubera Frank wafashe irembo gusa. Abakobwa sabibura azashakira ahandi, nawe si umukene, ni umwenjeniyeri ukomeye, gusa bwanije kuramo seti, ibyo birazwi. Mbere yo kugenda Sienna yasize yandikiye ibaruwa Frank igira iti Frank, agahinda naguteye ndakiyumvisha, warababaye cyane kuko wankundaga by'ukuri, ariko nabaye nk'umuntu uhawe ikizami cyo guhitamo kandi nagombaga kugitsinda. Aimable niwe gisubizo gikwiriye kuko niwe se w'umwana. Igihe cyose namaze mutegereje kandi nawe nuko byagenze, ntiyigeze nari mwagarika kunkunda. Numvaga ko umunsi umwe azagaruka, gusa nkumva ko azagaruka atakinkunda. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro wo gushaka umukunzi ngo ntazagumirwa. Wari kuzambera umugabo mwiza kandi nizeye ko uzabera umugabo mwiza wo muzabana. Wishimire ko ngiye tutaratangiye kubana kuko byo byari kuzakugora kurushaho. Ngukomerekereje umutima kandi nanjye birangoye. Imana izancira urubanza rukwiriye, ariko nagombaga guhitamo. Frank yarusomye rutaha amarira ati nta kundi Sienna, genda umbere iherezo mu rukundo, sinzongera gukunda na rimwe. Frank yavuye mu by'inkondo burundu. Kwiteza imbere niyo ntego yihaye. Yabaye injeniyeri ukomeye mu gihugu hose. Nawe yaguze imodoka, agura n'amazu hirya no hino. Abantu bamaze kumurambirwa kuko babona ko agiye gusaza adashatse umugore. Papa we yapfuye akimwinginga ngo basi azashaka umukobwa atera inda abona kuzukura, ariko yapfuye atakabonye. Mu gace avukamo umusore wese utinze gushaka bamwita Frank, cyane cyane iyo nta cyabuze cyatuma adashaka umugore. Frank yararahiye iyo umubwiye iby'urukundo arakurakarira kuko nta gahunda afite yo kuzashaka. Kuba agize imyaka myinshi ntacyo bimubwiye, yumva ko nyine urukundo ntahuriye narwo. Gusa hari icyizere ko azabona uwo akunda kuko nawe iyo yibwije ukuri rimwe na rimwe abona ko akeneye gushinga umuryango, mama we usigaye atarapfa. Nahangaye inkuru yacu irangiriye. Ngushimira aho wafashe umwanya wawe ukayigeza ku musozo. Ntuzacikwe n'iyo utaha.